So nimwigize abana hirya abantu bari kumwe n'abana discriminate ndi gutanga warning yanyuma mwigize abana hirya mwigize abana kure umuntu uri hano yigize abana kure nyuma y'aya majwi twumva aba bagabo nabo baje muri comeback abagabo baje muri comeback mwigize abana hirya mwigize abana kure mwamaze kubigizayo mwigize abana kure niba mwamaze kubigizayo ntabwo nibuze gusubiramo ntabwo ibintu ngiye gukirana ibishego ni umwanda mwigize abana kure mwabigijeyo so aba bagabo bakimara koherezwa cyangwa kimara bumva ko atanzwe amafaranga intambara yisenduka intambara abana bakozi b'Imana abana bapasteri uyu pasiteri wahungiye i Bugande mwamaze kugiza abana hirya pasiteri wagiye i Bugande yahise aza noneho muri comeback imeze itya ndarangije mukunzi ndagukunda we ubwo ndangije ariko ndacyagushaka we nyuma iyi ni imwe abangaba icyo bakoze uyu nguyu so turashaka kumenya nubwo ndashaka mutega amatwi mwumve kamanze mungarure izindi audio naza kuzikina nyuma reka manze ngarure uyu muga no sorry reka ngarure uyu mugabo musharing live musharing your live musharing live wani musharing space no kuvuga ngo urukunyumva wa mugabo we ndi kukumva iyo audio urayumvishe ndayumvise uyu muntu ninde uyu mudamu uri kuvuga numvise ari Pastor Mutesi iyo audio wari wayumvishe uyu muntu abo yavugaga ni wowe nibyo biganiro ni wowe wabishyizeho ibyo biganiro ni njyewe nyine ni njyewe yavugaga nta wundi ni njyewe n'umupasiteri witwa Paul umuntu wa gatatu numvise avuga ntago muzi izi amafaranga yatangaga yagombaga guhabwa abande kugira ngo babahagarike babavuna amaguru cyangwa niba mbyumvishe neza aya mafaranga yo guhagarika ibiganiro no kubahereza isomo ni bande bahabwaga aya mafaranga by'ukuri bimpaye kumva ko ibyo bajyaga bambwira bajya babimbwira bimpaye kumva yuko ari ibintu biri ukuri kandi biri mu mugambi wo gushyirwa mu bikorwa wowe ubwo isaha n'isaha nshobora nyine kuba nagirwa nabi niba amafaranga yarashyizweho hanyuma ibi bintu bikimara kwifata nkaho utaruzizi audio urarusanzwe uzizi warazumvishe hanyuma ibi ngibi mukimara kubyumva gutya mwahise muza muri comeback namwe ibintu byose murambika hasi hano twumvisha ama video hari video nabonye hari audio nini cyane iri mu gikorwa cy'abashakanye cyangwa iri mu busambanyi abantu bari kwikinisha izi audio tugiye kwinjira rero iyi audio mwashyize hanze mugaragaza ko abakozi b'Imana badashobotse iyi audio yari yande izi audio numvisha na video mbonye ariko zitagaragaza mu maso zigaragaza igitsina cy'umuntu gusa ni zande zashyizwe hanze nande mwazibonye mute yewe ikintu cya mbere ndabanza nkubwire ngo icyatumye ufata umwanzuro wo gufata ayo majwi nkayashyira hanze guys stop the screen nuko nari numvise ubugome n'ubugambanyi ngiye gukorerwa ndangije ndavuga ni reka ntange sinyari noneho ba bantu bari gushaka kungirira nabi nibiyumva barumva ko ibintu mfite byabagirira nabi kurushaho bahagarika ibikorwa bibi bangirira ego njyewe nibinde kuvuga amazina yabo bo nibiyumva barimenya guys times 2 ego cyane ko murabizi aba badamu n'abahanga cyane iyo bifashe za video cyangwa amashusho rukozasoni ego wumva amajwi yabo ariko ntibashobora gupfa kukugaragariza mu maso habo ego
byanteye amakenga no kuvuga ngo reka ntaza kuvuga ngo ni runaka kandi ugasanga atari runaka. Nubwo ubimpaye angaragariza ko ari runaka, yego, ariko ushobora gusanga n'ubundi ari wa mutego bari gushaka kuntamo no kugira ngo nzisange nakoze ibigize ibyaha. Ayo niyo makenga navuze, ndavuga reka nshyire hanze amajwi bo biyumve, n'ubumva yimenyere ngo ni runaka. Ariko mu by'ukuri jyewe singire uwo ntungura amazina, niyo mpamvu nanze kugira amazina mvuga, cyane ko n'uwabimaye nubwo yambwiraga ati ni ibya runaka, ariko mu by'ukuri ntabwo nabonye fesi. Ariyo mpamvu n'ubu ntavuga ngo ni runaka, gusa abantu nibakurikiza bimwe mu bikorwa bitumwa mpigwa, bo baraza kugira icyo bitoreramo. So aya masaha rero mufata izi video n'aya ama audio mubishyira hanze. Yego. Murabizi ko ibintu bigize ibyaha, gufata ibi bintu mukabyitirira umuntu muzi ko bigize icyaha? Je nta muntu nigeze mbyitirira. Mu kiganiro nakurikiye hari aho uvuga ko ari ubimushinja, uvuga ko ari we. Gazi Times 2. Ntabwo ari uko bimeze. Yego. Aya majwi n'aya ma video byagiye hanze ni ibyande ko ari mu mwabishyize hanze. Gazi Times 2. Njyewe mu nyumve neza. Yego. Natanze sinyari yabo numva bari kumiga runono. Ndavuga niba muri kumiga koko nkuko mbyumva. Yego. Ntabwo amajwi ya Pastor Mutesi mfite. Yego. Nabubwe nagiye mubwira mu migani, nkajya mubwira ni ibi nibi bigendanye no kuva iminsi 12 mu kwezi. Ubwo nabaga ndi kumuha sinyari nkamubwira ni ngiye mfite amakuru yuko nshobora kuba ushaka kungirira nabi. Ese koko wahagaritse ibyo bikorwa, ariko ntabwo ngira nite gahunda yo kuza kumushinja cyangwa kumukoraho ibigize ibyaha. Yego. So ahangaha rero aya majwi agiye hanze, ibintu bibaye akasamutwe, umudamu wamaze kashe zagiye ko aya majwi mwayakuye he? Ayo majwi nimero nitayeho no kureba ngo ni polisi 46 kuko nawe naramuhajije, none se witwa nde? Ntiyambwira amazina ye. None se kuki ubimpaye? Arambwira ati jyewe ndagira ngo nkumvishe amabi y'abiyita ko ari abakozi b'Imana, aba ni abagore nabanye nabo, dukundana nabo. Urumva? Rero barampemukiye, ariyo mpamvu ibyo bakora. Iyo mbonye ibiganiro byawe mbona ibyo uvuga n'uburyo abantu bagutuka, wowe uzabanyumvishiriza aya majwi, cyokora uzirinde kugira izina uvuga. Yego, hari ibyo nkiri gukora nshaka gukurikirana, nimara kubishyira ku murongo nzakubwira. Urakoze cyane. So urabizi ngiye ntabwo ndafata side, urukunyumva ikintu nyamukuru, ntabwo ibyaya majwi n'ibingibi byose ntabwo byandaje inshinga. Icyari kindaje inshinga ni ijambo kuvuga ngo wahunze igihugu. Twashaka kugira ngo dushyireho umucyo, ntabwo wahunze igihugu. Ntabwo urukumva bigaragara nabi cyangwa bigaragaza ishusho nabi igihugu. Ntabwo wahunze igihugu, ntabwo nyiri umuvugizi w'igihugu. Ariko bishaka kugira ngo bibe clear. Ntuze kwisanga wagiye mu kibazo cyangwa wishyize mu kibazo ukoresha amagambo ngo wahunze igihugu kandi utarahunze igihugu. Nta kibazo ufitanye n'igihugu, ntabwo wahunze igihugu. Igihugu ni njyewe, ni wowe, n'undi, so ntabwo wigeze uhunga igihugu. So the thing is, nta nubwo narigeze bivuga, usibye ko hari igihe muhamagara umuntu agahita azamura n'amarangamutima yiwe yose. Ego. Bitewe n'amakuru afite n'ibyabimuteye, wenda agakoresha imvugo atakagombye gukoreshamo. Ego. Ariko ntiwakumva ko hari abantu bagambiriye kuba, niba wumvise iyo audio wumvise bakavuga ngo kandi nanagera mu Rwanda RIB iramutegereje. Uhita wibaza, hano muri Uganda nashandikishijwe nashyiriweho amafaranga, tujye tubwizanya ukuri. Ego. Ariko no mu Rwanda naho RIB irantegereje. Niba natangiwe ikirego
kuki muri Uganda nkurikiranwa n'itsinda ry'abantu bagomba kunyica cyangwa kunyambura ibikoresho byanjye bakamforomatisha ibintu byanjye. Yego. None tugiye kwibaza kuko icyo gihe ndaza kugira impungenge zo kuba nakandagira ku mupaka w'u Rwanda. No. Tugende gakeya. Utekereza ko aya masaha umanutse mu Rwanda ugiye mu Rwanda uti watangiwe ikirego? Hari ibyaha wishinja? Ngiye ku giti cyanjye ntabyo nishinja. Kubera kutamanuka ukagera icyo kirego kivana mu nzira niba nta cyaha wishinja? Ntabwo RIB yigeze impamagara. None se kubyumva ko natangiye ikirego, kubyumva ko RIB ntegereje bisobanura yuko nzi ko natangiwe ikirego ngewe. So nuvuga ngo ni mu magambo ntabwo bizi ko natangiwe n'ikirego? Yego. Ubu merutse kuvugana n'umuntu areje ndamubwira ni visa yanjye banereyemo irimo irarangira, muzandangiraho ambasade y'u Rwanda iri hano muri Uganda nje guteresha. Yego. Umuntu arambwira uwo twari turi kuvugana, arambwira ati no ati ntuzibeshye ngukandagireyo, ati kuko nahari naho habari mu Rwanda, amakuru mfite ko watangiwe ikirego, genda gake kuri ambasade naho wahafatirwa ugasubizwa mu Rwanda. Numva uwitwa Pastor Jite arutse gukora ikiganiro avuga yuko amaye ibyumweru 2 yuko nzafatwa na polisi ya Uganda, polisi ya Uganda ikampereza y'u Rwanda, igahita ingeza muri RIB. Ibyo ni ikiganiro cyatambutse. Ndabazi tugende no tugende gatoya. Siko bimeze? Ibyo bintu no kuvuga ngo ufite ibyo wishinja bituma uhunga. Niba wowe muri wowe nta kibazo ufite, uretse gato. Hari cyaho ufite wakoze? Utekereza? Nta cyana kimwe mfite, nta na dossier navuye. Urakoze cyane. Kubera iki aya masaha, uretse gato, kubera ko aya masaha udatega ukamanuka ukaza i Kigali ukavuga ati ninde mfitanye nawe ikibazo? Niba nta cyaha wishinja. Mvuga ngo nindamuka numvise urwego rw'ubugenzacyaha RIB rumamagaye kuko baraguhamagara, sinzakora ikosa ryo gusuzugura itegeko. Nzamanuka siga umugore n'umwana babwire ni nitabye RIB mu Rwanda ntege ku itike yanjye, ngeye kugira ngo ibyo bintu byose birangire. Uwo dufitanye ikibazo azavuga ngo dufitanye iki kibazo, yego, gihanduringwe kirangire ko mve mu buzima bwo kumera nk'uwihishahisha. Okay, so reka iki ngiki rero kuko urihisha ubusa ukanahunga n'ubusa, manuka iki ngiki kive mu nzira. Nta muntu ufitanye nawe ikibazo, ntabwo wahunze, wagiye gushakira ubuzima Uganda. Mujye mutandukanya imvugo, kuko iyo uvuze guhunga igihugu ni ibintu bisoundinga nabi, ntabwo ari byo. Uri umunyarwanda, utubwiye neza ko wanyuze ku mupaka n'umuryango uragenda wagiye gushaka passport, usaba visa, uragenda ujya kubi Bugande. Bitandukanye no guhunga, please. Cyane rwose. Ibi ngibi biragushyira mu ntambwe ndende iyo ugiye kuri YouTube cyangwa ukaza nkanga abantu tugukurikiye ukavuga ko wahunze igihugu utarahunze igihugu. Umuntu wahunze igihugu babikurikiraneho abo bantu nyine bavuga ko njyewe mbikura kuri bya biganiro. No, uri umuntu w'umugabo wagiye uretse va ku biganiro, wagiye uhunze igihugu cyangwa wagiye kubi Buganda unyura ku mupaka nk'bisanzwe? Naranabisobanuye mbabwira ko nje naje nje gushakira ubuzima muri Uganda. Ntabwo wahunze igihugu. Ariko ntabwo nje nahunze. Urakoze ibingibi tubishyize ibingibi ikizo cyari kindaje inshinga ibi tubishyize akadomo. Ntabwo wahunze kuko icyo kibe clear. Ntabwo nahunze. Icyo ngicyo tukishyize iruhande. Ikindi rero tugarutse noneho. Ibi bintu naya majwi numvishe wa muntu we. Siko bimeze? Yaba ari aya majwi cyangwa n'izi video ndi kubona, byaba ari iby'uyu mupasiteri, byaba atari iby'uyu mupasiteri. Ndashaka kukubwira itegeko cyo bivugaho. Urashaka? Ndashaka kukubwira itegeko ribivugaho. Ntabwo ndi umunyamategeko ariko ndavuga uko twabisobanuriwe. Amashusho cyangwa amajwi by'urukozasoni, sibyo? Nk'ibi ngibi ndi kureba uyu mudamu ntabwo ndibuze kubyitirira ura mukozi w'Imana cyangwa uwo mutesi nta nubwo muzi, sindi bibuze kubyitirira. Ugomba kubyitirira. Hano bari kunyandikira ko wabiyemeje ko ari we. Bari kubinyandikira ko wabyemeje ko ari we. Ngo mu kiganiro wakoze ntabwo nzi icyo ari cyo. Ariko hano ndakubwira yego. Bari bagwamagaye kuri telefone uvuga ko ari we. Nanjye ntekereza ko ntakibona. Bazakishake bakizane, ngumva nta na hamwe. Tugende gake. Reka njye gushakire.
reka ngende gakeya tukiri aha ngaha ikintu nshaka kubwira gufata amashusho y'urukozasoni sibyo kuyafata ntabwo ari icyaha uko babitubwiye uko nibuka natumiye ubishinzwe kuyasakaza nibyo bigize icyaha bivuze ngo mwebwe muri kuyasakaza cyangwa n'abantu muri kuyasakaza mukaba ko ari abayabariya mukaba ko badashobotse ariko mugasakaza amashusho y'urukozasoni akaba yamaze kutugera yageze no ku bandi ibi bigize icyaha bazabiguhanira niba ari wowe yasakaje uwo mugabo wayaguhaye uretse gato uyu mugabo muri Suwede wayaguhaye siko bimeze yakoze ibigize icyaha kuko yashakaje amashusho y'urukozasoni yego sinatse kubyumvikana ntabwo ngenzi ndibuze guca uruhande ushaka gutekereza byonyine abashobora kugusembura bakakoherereza ukumva aya majwi ko bagiye kuguhiga ibugande kugira ngo bakwambure kamera zawe bazimene bavane bagusubisha na bira biganiro hishwa amafaranga ugatekereza ko ugiye gukora revenge ugakora ibigize ibyaha nk'ibi byo gusakaza aya mashusho witonde sibyo ikindi ubutabera urabizi ko tugira ubutabera bwiza icyo nagusaba fata umwanya wawe akazi kawe reka gukundira umanuke ugende hariya ujye i Kigali ugende ukiriringe ibintu ubitegure ugende umanuke ubikiriringe hanyuma noneho nabangabo ushyiraho gasopo kubutangaza amakuru bitandukanye n'abantu kugutera ubwoba ntabwo wahunze ndagushimiye